buriya abantu bose uzahura nabo bayobowe na nyakubahwa perezida Kagame bose ujya muri ICT akabikurura, wajya mu ndege, wajya mu buhinzi, wajya mu mazi ntushobora kuba umuntu ukemura ibintu udafite uko ushaka ubumenyi ku buryo buhoraho. Cyane cyane umuntu ntabwo umugenzura ku byo avuga, umugenzura uko akora n'ibyo akora. Aho rero niho mvuga ngo ibihugu byinshi bya Afurika ntabwo biri panafricaniste, ntabwo biyobowe n'abapanafricaniste. Barabivuga ariko ntabwo nk'intego ya mbere yari ikomeye cyane mu 2013 yari ukuvuga ngo nitugira 2020 ntihazaba hari imbunda zivuga ku mpande za Afurika. So ubabaje ngo habuze iki kugira ngo ibyo bitungane, cyangwa ubu habuze iki? Urumva nk'iturufu ryo muri Congo riroroshye cyane, agaciro ka buri wese, inzego za leta zishobora kubahiriza ibyo ngibyo, si ibyo byonyine, ibindi uzashaka bizaba bitera ibindi bibazo. Ariko rero iyo inyungu nyine z'abandi zihuye n'inyungu z'ibisambo, turebe muri rusange umugabane wa Afurika, umuryango PAM uharanira agaciro ndetse n'ukwigira kwa Afurika. Ni amagambo akomeye, ni amagambo aremereye, ariko ubona ari ibiki bikitambitse Afurika kugira kuri ako gaciro no kugera kuri uko kwigira guhagije. Kuko urebye umugabane wa Afurika ibibazo bifite byakagombye ko byarakemutse tugendeye ku mvugo z'abaharaniye ubwigenge. nacyo ubwo ndakikubwira, Pan-Africanism wayitangiye neza, irashaka agaciro k'umunyafurika, irashaka ubumwe, yuko uzi ngo mu gaciro kazashingira ku bumwe, kubera nyine ya ideology yo kudutanya. Ubumwe ni ingenzi, izashingira nanone ko dutera imbere mu bukungu, tukagira amahoro muri twebwe, kugira ngo noneho tugire ijwi. Aba bandi bagenda bagafata amategeko tudahari, noneho bikaba byahinduka kugira ngo tururuke. Kugira ngo bizakore, urankurikira, kugira ngo bibeho nuko tuzajya aba panafricaniste aribo bayobora ibihugu bya Afurika. Aho rero niho urugamba ruri, ubukangurambaga, kwigisha, kuganira, itangazamakuru, gusesengura, ukavuga ngo nta kundi. Bivuze ngo dufite ibihugu bitayobowe n'abapanafricaniste birahari rwose. Ni nacyo kibazo kiba. Noneho uretse inyungu bwite zabo kandi zikubiye mu nyungu z'abo hanze, arizo bashyira imbere. Niyo mpamvu uzandebera uti iki gihugu gifite ibintu bingana bitya, ariko mu bukene ku isi kiri imbere. Ntubone hari wa muyobozi uvuga uti agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo mbumbe imbaraga z'abanyagihugu, dukomeze dutere imbere dukoresheje ibyacu. Ubwo tayari ndavuga ngo ntabwo ari panafricaniste, cyangwa se ngabanye ibiduteranya n'abaturanyi. Umuntu ashoboye kugenda urujya n'uruza rw'abantu, gusabana n'ibintu nk'ibyo, nibyo bizana ibitekerezo by'ubwenge n'iterambere. ariko nuvuga ngo nurenga ahangaha ndakumena ntuza ahangaha, nabwo bita panafricaniste. Ntibizabuza yuko umuntu azayivuga mu mvugo ariko atari iyo umuyobora. Ubwo rero ni icyo gisubizo naguha.
urabibona cyane cyane umuntu ntabwo umugenzura ku byo avuga, umugenzura uko akora n'ibyo akora. Aho rero niho mvuga ngo ibihugu byinshi bya Afurika ntabwo biri panafricaniste, ntabwo biyobowe n'abapanafricaniste. Barabivuga ariko ntabwo nk'intego ya mbere yari ikomeye cyane mu 2013 yari ukuvuga ngo nitugira 2020 ntihazaba hari imbunda zivuga ku mpande za Afurika. So ubabaje ngo habuze iki kugira ngo ibyo bitungane, cyangwa ubu habuze iki? Urumva nk'iturufu ryo muri Congo riroroshye cyane, agaciro ka buri wese, inzego za leta zishobora kubahiriza ibyo ngibyo, si ibyo byonyine. Ibindi uzashaka bizaba bitera ibindi bibazo. Ariko rero iyo inyungu nyine z'abandi zihuye n'inyungu z'ibisambo birakomera. Ntumbwire ngo ni urugendo rurerure, nurushaka rube rurerure tuzagomba kuba arirwo duharanira, kandi ishyerezo ruzatsinda. Yuko wavuga za social media n'ibindi, nta kintu cyiza nk'ubu ngubu uvuga uti abantu benshi bashobora kubona amakuru mu buryo bwihuse. Ikimbabaje wenda ni ugusesengura ngo bavuga ngo uku ni ukuri, uku si ukuri. Ariko nazajya ahuza n'ukuri kuje buhoro buhoro. Yuko iteka ukuri bajya bavuga ngo ukuri ni nk'agacuma udubika mu mazi, urakadubika ariko ishyize warekura kakazamuka. So ntigashobora guherayo. Uko gadaherero niko kuzagenda kubaka abandi. Ni nayo nasaba itangazamakuru kumva ko ari intambara izatwara igihe kinini kandi izatsindwa n'imitwe yahumutse, tugakomeza rero urwo rugamba. Hanyuma abaperezida b'abapanafricaniste tuzababona gute mbere y'uko bagera ku mwanya uruta indi yose? Nge strategy yanjye ni ukuvuga ngo reka tugire population ya Africa panafricaniste. Kumwe ruturuka ibukurukwira hose, tuzagira population ya panafricaniste tudafite abayobozi ba panafricaniste. Ubundi iyo ufite ibintu nk'ibyo, iyo ufite imitekerereze itari panafricaniste, ugira imiyoborere ikandamiza. Iyo miyoborere ikandamiza ishyerezo iraguturuka ikavamo ibindi. Ariko ukwiga uturukana havamo abantu kuvuga ngo kuki ariko bimeze bityo. Urankurikira? Ni nako noneho bavuga ngo iri kosa yakoze twebwe ntabwo tuzarikora, tuzagira ibingibi. Noneho ishyerezo bazajya bumva n'abandi uko bikora n'ibintu nk'ibyo nibyo navuga bya social media. Nka buriya byaba bimbabaje passé M23 ivuga ati turabatutsi, tugiye kurwanira agaciro k'abatutsi, ibindi ni akazi kabyo. Ntibishoboka, ntibyagerwaho. Nubwo bavuga ngo aho dutuye turaharenze, ntibizashoboka ahandi hameze nabi, nabyo bizagenda bityo. So bishaka nyine guhumuka, akavuga ngo cyambere mbaje we kibuze ni uko tugira tribe yitwa umukongomani, agasumba bwa bundi buriho bwose. Noneho uvuga ngo uyu muntu uri ahangaha afite agaciro nk'undi. Ibyo rero ntibizabura ababitekereza, bazabitekereza, bizaza, bazabisoma, bazaganira. Icyo mbona nta yindi solution, nta kindi gisubizo Afurika ifite. Uko twaciwemo ibice mu duhugu twinshi, no mu mitekerereze tugacibwamo ibice cyane, nitutabyikuramo tuzahora dutyo. Kandi ntabwo wahora utyo rero bityo uzagira aho abantu babyange biorganize buryo ntabwo bikwiriye. Noneho wishakira ibisubizo. Hanyuma birumvikana n'inzira igana imbere, kandi abashyize hamwe nta kibananira bizashoboka, bizagerwaho.
iyi panafricanisme muri guharanira muzayigeraho mute ariko ntinakureho n'ubufatanye n'indi migabane kuko Afurika ntabwo izaba ikirwa cyonyine. n'ubundi panafricanisme ntivuga ngo abandi barakajya. ni ukuvuga ngo turashaka agaciro y'uko twakambuwe. urabyumva? Yego. utambuwe agaciro ntabwo tuvuga ngo nawe gatakaza. ibyo ntabwo ari intuza. nanone ntabwo wavuga ngo urashaka gukungahara uvuga ngo uzabikora wenyine, ntibishoboka. none isi yabaye village yarahuye, ntibishoboka. ikikora ni ukuvuga ngo reka turebe imbogamizi zibuza umunyafurika kubaho nk'abandi, Yego. ziveho. si ukuvuga ngo abandi ntibakene kugira ngo ngire, reka twebwe dukuremo izo mbogamizi zitubuza kubaho nk'abandi, noneho niturangiza tubona uko tujya dufatanya nabo nk'abantu bangana. ubu dufatanya nabo nk'insina ngufi. urabyumva? kugira ngo urugero warwumvaga muri media, nimureke ibingibi, nimutabireka ya mfashanyo naguhaga ndayihagarika. yampaga actually biba bimbwiye ngo arampe imfashanyo yo kunyobora. ntaje ngo mvuge ngo naguhiye imfashanyo kugira ngo turebe ko kiriya kibazo kirangira. ubundi iyo ufashe umuntu, urankurikiye mu kinyarwanda, iyo uvuga ngo ndamufasha kugira ngo arangize ikibazo, Yego. ntugire ikibazo noneho ngo mujye ngo uramenye n'imfashanyo naguhaga ndayitwaye. ubu mbwiye ngo n'ubundi nayiguhaga kugira ngo unyumvire. ubwo ni ibyo nyine, ni intambara zizagomba kurwana kugeza igihe tuzaba tudakeneye izo mfashanyo. buri cyababwira yuko imfashanyo bazihimbye muri 1961, 1962 ntabwo ubundi zabagaho. ariko bavuze ngo Afurika ubwo itangiye kugira ubwigenge kadushyiraho kandi tuzajya ubwo rero cyane cyane mwebwe mukiri bato muhaguruke mu byumve, mukore mudashaka imfashanyo. mukore mushakisha mu bukungu mufite kugira ngo mushake ibyo mushaka. Yego. ntabwo ariko twigishwe guhunga ibyacu, aho gukuza ibyacu ngo tubizamure tubigire. nta kijya kimbabaza nk'iyo mbonye za nka ngo ni inzungu. Yego. ziratunanira, ariko twagiraga n'inka natwe zishobora kuba za selekisiyone mu kubangura, ukagira inka zigira amata kandi zikomeye. ariko nyine yuko mu mutwe n'ibindi n'ibindi. kuri cyo rukomejeho cy'abato, naho naganishaga n'ubundi ikibazo cyane gikurikira, iyo myumvire yo kumenya Afurika no guharanira agaciro ka Afurika murayishyira gute mu bato kugira ngo twizere ko Afurika ejo hazaza izakurana abantu bafitiye iyo myumvire ku rwego rukomeye? hano mu Rwanda dufite za gahunda cyane cyane z'urubyiruko. hari gusoma no kwandika ubu ngubu, dushakisha kugira ngo abantu bamenye gusoma ururimi rwabo no kurwandika no kugira. hari ibiganiro cyane cyane mu mashuri kugira ngo bahumuke babyumve, ariko hari n'amasomo ubu ngubu tugenda duha abayobozi babategurira kumva ibibazo bya Afurika n'ukuntu byakemurwa. ibyo rero twabikoraga muri za universite 3, ngo tugiye kubitangira muri universite zose 8, ariko dushaka ko bikomeza. nyuma yaho dushake gahunda kugira ngo tujye muri secondary schools, abantu batangira hakiri kare kubyumva, bamenye gushungura. yuko ubu turi mu isi ifite amakuru menshi icacakanye. iyo utashobora kuba washungura rero uvuge ngo ibi ni ibinyoma, ibi si ibinyoma, iki cyambere, iki ni cyambere, iki ndakiretse ndafata iki ngiki, dushobora kuzagira urubyiruko society iyobye. ariko iyo urwo rubyiruko ejo nirwo ruzabyara.
nirubyara ruyobye rero uzayobesha n'abo rubyaye. Iyo ni gahunda dufite. Hanyuma rero ku rwego rwa Afurika ho dufite youth expect series, aho abantu za webex dusaba urubyiruko kuvuga ngo ariko ni ibihe bibazo bikomeye bibangamiye urubyiruko bikeneye gukemurwa, ariko ahanini twe tukibanda iby'uruko rwabonera ubushobozi bwabyo immediate, ibiyobyabwenge, ubwomanzi, ibiki n'ibintu nk'ibyo. Kavuga ati nabanza avuga ati ndi umuntu wuzuye, hanyuma bimfashe kurwana n'ibindi, ubwo nk'akazi n'ibindi bishobora kubatuma yabaho neza and so ibyo nibyo turimo. Ariko cyane cyane muri gahunda ndabivuga mu cyongereza tuvuga decolonizing the mind, guhandura imitekerereze y'ubukoloni mu muntu, agatangira kuba umuntu wiyizeye kandi wizeye undi munyafurika mu bufatanye bwose. Hanyuma mu gusoza, honorable Protais Musoni, mwanyuze mu buzima butandukanye, mwanyuze mu myanya ikomeye y'ubuyobozi, yaba ari ubuyobozi bw'ishyaka, yaba no kujya kuri Prefe Kibungo, kuza muri za minisiteri zitandukanye, kugeza aho ngubu muri PAM. Muri urwo rugendo rwose, muri ubwo buzima bwo hanze, niki cyabafashije gukomeza uwo murongo? Ni izihe ndangagaciro zabaranze? Niki wifuza kubona abantu bakiri bato bakwigiraho bakavuga bati dore ukuntu nabigenzaga, namwe mubigenje gutya, mushobora kwisanga hari ibisubizo mubonye, nka values na principles mwagiye mugenderaho zabakoreye? Ukimbaje ntabwo nagitekereje, ariko kimwe navuga no gusesengura, ukavuga uti ikintu kiriho gitya ndabona kitanoze, kitabereye, kiraterwa n'iki, nagira nti icyo ni cyo kintu n'ubu mu nama nari ndimo n'ibyo ngibyo. Hagakurikiraho iya kabiri nemera, kandi n'umuryango mbamo twemera, gushakisha ibisubizo bishingiye ku kuganira, cyane cyane n'abandi bafite ibisubizo, bafite ibibazo, kubashakamo. Ubwo mpereye na mbere kuvuga ngo u Rwanda ruyobowe nabi, ingaruka n'ubuhunzi, ingaruka ni ukutiga, ingaruka ni izi ngizi, ariko bizakemurwa n'andi, bizakemurwa na ba bandi mubegeranye kugira ngo mushake ibisubizo. N'ahandi aho naciye uzayibona, haba ari ikibuga mu y'ubutaka, maze dore ikibazo kirahari, hari Kigali aha ngaha, dore ikibazo turagifite, dukora iki? Icyo nkundira iryo hame rikomeye ni uko umuntu wiyatse ubushobozi, ikibazo kirahari, ntacyo mfite nakora. Iyo wiyatse ubushobozi ukakimubura, akakireba agasanga icyerezo afite ubushobozi bwo kugikira, uwo muzamuye ku rundi rwego. So iyo consultation n'abantu, kubaha amahirwe no kubigira. Iya gatatu rero navuga ni ukumenya ko isi irahinduka, shaka kuhindukana nayo. Sinavuga ngo iteka narabigize, hari ubwo isi yansigaga nkasigara ariko ntibikubuze kongera ukavuga uti hari ikosa nabuze. So self evaluation, ubwo uhora iteka nawe wibaza ngo icyancitse ni ikihe. Iya nyuma ngiye kuguha numva yabafasha no gushaka iteka umenye. Nta nubwo sinzi icyo wize iki? Mass media and communication. Okay, communication. Ubu bagize bityo bati ubaye minisita wa defense, cyangwa ubaye minisita wa health,
ntabwo uzagenda ufite ubumenyi byo kuvura n'ibindi nk'ibyo, ariko n'utabugira nabyo ntuzayobora neza abawufite. Ugomba kubushaka rero, bya bindi ukaganira, ugasoma, ukagira ute kugira ngo nawe wo kuba uri aho gusa. Kandi nanone ntibikwake bwa bushobozi. Buriya abantu bose uzahura nabo bayobowe na nyakubahwa Perezida Kagame, bose ujya muri ICT akabikurusha. Wajya mu ndege, wajya mu buhinzi, wajya mu mazi, ntushobora kuba umuntu ukemura ibintu udafite uko ushaka ubumenyi ku buryo buhoraho, bitewe n'inshingano baguhaye. Nibaguha inshingano zo kuyobora abaturage, iga uko bayobora abaturage. Nibaguha inshingano zo kuyobora abakozi runaka, iga ibyo barimo. Nibaguha noneho nawe rero ukavuga uti hari ikibazo mbona ariko nta bumenyi bwacyo mfite, ukiyigisha kugira ngo ushobore kubona cyagisubizo. Ari mu buzima busanzwe cyangwa tuzicane ntabwo ingero nyinshi yuko kwiga n'iji bya injenyeri, ariko abantu benshi twagiye kuza mu gihugu ahangaha banzi ko ari umuntu muri community n'ibindi ariko ukabyigisha ukabisoma ukaganira kugira ngo ugire bwa bushobozi bwo kuvuga ngo ibyo nkora nibyo. Yego. Reka mbashimire cyane honorable, mwagize neza kuba mwemeye kuganira natwe. Murakoze.